inshuti bavandimwe abahamya ba Kristo, tunejejwe n'uyu munsi Imana iduhaye ngo twongere kwiga amagambo y'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nk'uko Yeremiya yabyanditse, ijambo ry'Imana ni inyundo imenagura urutare, kandi imitima yacu niyo rutare rukomeye. Uko Uwiteka yanditse ngo nzabakoramo umutima ukomeye nk'ibuye. Uyu mutima rero ukomeye nk'ibuye nta kindi kibasha kuworoshya, nta kindi kibasha kuwumenagura keretse ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dukwiye kuba abayoboke biga ijambo ry'Imana cyane, kugira ngo umumaro waryo ukorerwe mu mitima yacu. Imitima yacu yabaye urutare, kuko umutima wa kamere n'ubundi aba ari umwanzi w'Imana, ariko nubwo ari umwanzi w'Imana, ijambo ry'Imana rizana impinduka muri wo, kaza kureka kuvuka ubwa kabiri, hakaboneka itangiro rishyashya. Niyo mpamvu dukwiye guhinduka abahamya b'iri jambo, tukarikunda, tukaryitaho, kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Mbere y'uko twinjira mu byanditswe byera, reka dusenge. Data mwiza, umwami wacu ukiranuka, nk'uko wabyanditse, ijambo ryawe ni ukuri, kandi wavuze ngo tuzamenya ukuri, ukuri niko kuzatubatura. Reka ijambo ryawe ribature imitima yacu, ridukure mu bubata bw'icyaha no gukiranirwa, kandi uturinde kumera nk'abayuda bavuze ngo tugeze duhinduka imbata y'umuntu uwo ari we wese, kandi ari zo. Niyo mpamvu gukira kwabo kutashobotse. Uduhe kwemera ubuhanya bwacu n'ubunyantegenke bwacu, kugira ngo ijambo ryawe ribashe kutubatura. Kandi yavuze ngo umwana natubata tuzatubatuwe by'ukuri. Reka umwuka wawe wera abatura imitima yacu, kugira ngo duhinduke abaragwa b'ubugingo buhoraho. Reka umumaro w'ijambo ryawe ukorere mu bugingo bwacu, nk'uko ari inyundo imenagura urutare itsinde imitima yacu, kugira ngo umutima wa kamere unesheke, ahubwo umutima w'umwuka uganze. Ibyo nsaba nawe mbasabira mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga amagambo dusanga mu gitabo cya Yosuwa, ni igice cya 5. Ni amagambo dukeneye kwiga cyane cyane twebwe abasoreweho n'imperuka y'ibihe, twebwe turi kwitegura kwinjira muri Kanani yo mu ijuru. Ni amagambo areba muri mwizera wese ufite icyifuzo cyo kuzaba mu ijuru. Niyo mpamvu nshishikarizwa wese kuyitaho, kugira ngo twese adukizanye tuzahinduke abakwiriye ubugingo buhoraho. Turahera ku murongo wa 2. Umurongo wa 2 baratwandikiye ngo, icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturire amabuye asyaye, mukebe Abisirayeli ubwa kabiri. Yosuwa asatura amabuye asyaye, ayakebeshereza Abisirayeli ku musozi Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa abakebesha ngiyi: abagabo bose bari baravuye mu Egiputa, bari baraguye mu nzira inyura mu butayu, barimo ingabo zose, nibo ngabo bari baravuye mu Egiputa. Ariko bose bari baravuyeyo bari barakebwe, ariko abo babyariye mu butayu bakiri mu nzira yaho ubwo bavuga mu Egiputa, bo bari batarakebwa. Kuko Abisirayeli bazerereye imyaka 40 mu butayu, kugeza ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye mu Egiputa zashiriye, kuko batumviye Uwiteka. Uwiteka yararahiriye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yasezeraniye ba sekuruza babo kukibaha, icyo gihugu cy'amata n'ubuki. Abana babo yabashoje mu cyimbo cyabo, ari bo Yosuwa yakibesheje, kuko bari batarakebwa. Impamvu ni uko batakerewe mu nzira. Nuko abantu bose bamaze gukebwa baguma aho bari mu mahema yabo, kugeza aho bakiriye.
Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuye igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, cyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Bavandimwe, aya niyo magambo tugiye kugarukaho kandi arimo ibyigisho bitureba. Icyigisho cya mbere tugomba kwigiramo ni umugabane w'abantu bari bagiye kwambuka, bari bamaze kwambuka Yorodani, ariko ni abantu bari bagiye kwitegura kuzenguruka Yeriko kugira ngo bigarurire Kanani. Ariko aba bantu bari basa naho bagiye kurwana urugamba ruheruka rubashoboza gutura muri Kanani, bari bafite ikibazo gikomeye, bari batarakebwa. Mu yandi magambo, bari abantu bagiye guhangana n'urugamba ruheruka, ariko umurimo udasanzwe ijuru ryifuza gukorera mu bugingo bwabo utarakorwa, kuko umuhango wo gukebwa waje gusimburwa n'ikintu nubwo cyari gisanzwe gihari, kuko umurimo w'Imana wikiza umutima wahereye kuva mwene muntu yacumura. Ariko cyari igikorwa kigaragara cyerekana umurimo w'Imana Imana ikorera mu mutima, ari wo kuvuka ubwa kabiri. Bivuze ngo bari Abisirayeli bagiye kurwana urugamba ruheruka rubinjiza mu gihugu cy'isezerano, ariko bafite ikibazo gikomeye kuko ntibari bakabyawe ubwa kabiri. Imitima yabo ntiyari yagahindutse, ntiyari bafite imico ya Kristo ibabashisha kugira ngo baragwe gakondo, ariyo gakondo yo mu ijuru. Birumvikana neza yuko iki kintu kiratureba natwe turi kwitegura gutaha mu ijuru, kuko umugabane munini ni uw'abantu bameze nk'aba ngaba, abantu bariho bizeye ko bagiye kurangiza urugamba ruheruka ariko batarakebwe, abantu bibwira ko bari mu nzira ifunganye, ariyo nzira iberekeza ku bugingo buhoraho, nyamara bibereye mu nzira ngari, nyamara bibereye mu nzira ibaganisha ku gucirwaho iteka. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe ukwiye kuzirikana aya magambo, kuko abantu benshi bibereye mu nzira ngari, ntaho batandukaniye n'ab'isi, ariko baravuga bati twebwe ibyacu turi kujya muri Kanani yo mu ijuru. Iki kintu kugira ngo ucyumve neza, mu gihe uyu murimo wari umaze gukorerwa mu mitima yabo, mu gihe bari bamaze gukebwa, Uwiteka yabwiye Yosuwa ati noneho mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, cyo gituma batubwiye ngo Kristo Gilugali na bugingo n'ubu. Mu yandi magambo, batarakebwa ntaho bari batandukaniye n'umunyegiputa utarakebwe, uretse gusa kuba nyine bafite izina ry'uko ari ubwoko bw'Imana, ariko ntaho batandukaniye n'ab'isi, kuko n'ubitegereza bose urabona ari bamwe. Imyitwarire ni imwe, imikorere ni imwe, imirebere ni imwe, buri cyose ibitekerezo umwe afite n'ibyo n'undi afite. Suzuma nawe imibereho yawe, wibaze ngo iyo ab'isi banyitegereje nta gisuzuguriro bambonaho? Ntabwo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwacu? Nk'uko ibyanditswe byera byabigarutseho, ndagira ngo nshuti muvandimwe iri somo urizirikane. Ni isomo riri mu Baroma igice cya 2, igitabo cy'Abaroma igice cya 2, baje kutubwira umuyuda nyakuri uwo ari we, kuko turi ku ijambo riri kutubwira ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati noneho mbakuyeho igisuzuguriro, kuko itandukaniro ryari ribonetse hagati y'Abisirayeli n'andi mahanga. Byumvikana neza yuko mu gihe natwe itandukaniro ritaraboneka hagati yacu n'amahanga, binyuze mu gikorwa cyo guhindurwa bashya, binyuze mu gikorwa cyo kubyagwa ubwa kabiri, binyuze mu gikorwa cyo kugira umutima mushya, ntawe dutandukaniye n'abandi. Niyo mpamvu batwandikiye ngo Abaroma 2:21, batubwiye ngo mbese wigisha abandi ntiwiyigisha?
ngo mbese ko hana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayisha abandi kuyacumura. 24 izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Ngiki igisuzuguriro abana b'Imana bo muri iki gihe bafite bifuza kurangiza amateka y'isi, kuko nta tandukaniro bafite ku banyamahanga. Mu yandi magambo, uwibereye mu kabari ayicara akavuga ati aho kugira ngo ngemere nk'uriya usenga nakibera hano mu kabari, kuko mbona ose kuvuga ko asenga ntawe rutandukaniye. Umusambanyi akavuga ati ngewe aho kugira ngo mbere nk'abari abasenga mwe n'ubundi ari abagome nakibera mu mwuga wanjye. Byumvikana neza yuko bakomeza kubona uwitwa ngo arasenga afite igisuzuguro bitewe n'imyitwarire ye, bitewe n'imikorere ye, bitewe n'imivugire ye, bitewe n'imyambarire ye, bityo bagasanga ntaho batandukaniye nabo. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, ukwiriye gusuzuma niba uyu murimo utakureba kandi ni umurimo wihutirwa mu bugingo bwacu. Bitewe n'iki? Dufite ingorane zikomeye yuko tuvuga ko turi bantu bari mu nzira ifunganye igomba kutugeza mu bugingo buhoraho, nyamara twibereye mu nzira gihogera nk'abandi. Batwandikiye amagambo avuga ngo mu nzira ngari abantu bose bihugiyeho, bahugiye ku myambaro yabo n'ibinezeza biri mu nzira. Nawe usuzume imibereho yawe. Basayisha uko bishakiye mu bwibone no kudamarara, kandi ntibatekereza ku iherezo ry'urugendo rwabo. Ntibatekereza ku kurimbuka kutazabura kubaho ku iherezo ry'inzira barimo. Buri munsi barushaho kwegera kurimbuka kwabo, nyamara ntibabuza kugendana ingoga bihuta cyane. Avuga ngo mbega uburyo ibi nayibonye bikantera ubwoba. N'abantu bibereye mu nzira ifunga ngari, kandi ni inzira igana ku kurimbuka. Ariko ikibazo gikomeye, ntabyo bazi, nta nubwo bitayeho ko bagiye kurimbuka. Umugabane wa kabiri uteye ubwoba ni uw'abantu benshi ngo banyuraga muri iyi nzira ngari, ariko bari biyanditseho ngo uwapfuye ku by'isi iherezo rya byose riri bugufi, ngo namwe nimwitegure. Basaga rwose n'abandi b'impezamajyo bari babakikije. Umva ikintu giteye akaga. Ni umuntu wiyanditseho amagambo akomeye avuga ngo njyewe napfuye ku by'isi, akiyandikaho ngo iherezo rya byose riri bugufi, akararikira n'abandi kwitegura. Ariko batubwiye ngo ntaho yari atandukaniye n'abandi. Babandi b'abatindi b'impezamajyo ngo bari kimwe. N'andi magambo, yari ameze nk'abandi banyabyaha abandi muri rusange, uretse gusa kwiyita umukirisitu gusa, uretse gusa kwamamaza ubutumwa bwa Amerika wa gatatu ko Yesu agiye kugaruka, ariko ubwo butumwa butarakorewe mu bugingo bwe. Ubutumwa bwa Amerika wa mbere butarakorewe muri we, ngo bumurarikiye kwihana, batubwiye ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kwiye cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Kandi kubaha Imana kujyana no kwihana no guhinduka mu mutima, kuko ryo bizana kubaha Imana. Ugasanga uwo murimo ntiwakorewe muri we, ariko ari kwigisha abandi ati nyaboneka Yesu rya byose riri bugufi, namwe nimwitegure. Akigisha ibintu bitigeze bikorerwa mu bugingo bwe. Niyo mpamvu uwo muntu aba afite igisuzuguriro, kandi icyo gisuzuguriro Uwiteka yifuza kukidukuraho kugira ngo tubashe kureba gakondo yo mu ijuru. Ibi uretse igicucu cy'umubabaro nabonaga mu maso habo, ibiganiro byabo byari kimwe n'iby'abandi badamaraye kandi batatekerezaga bari babakikije. Ariko rimwe na rimwe batungaga agatoki ku nyuguti zo ku myenda yabo, banyuzwe rwose, bararikira abandi kugira bene izo nyuguti nabo ku myenda yabo. Bari bari mu nzira ngari,
nyamara bavugaga ko babarizwa mu mubare w'abagendera mu nzira ifunganye. Tukiri kuri iri jambo dukeneye kugarura ibitekerezo. Aba bantu bibwiraga yuko bari mu nzira ifunganye, nyamara bibereye mu nzira ngari kuko ntawe batandukaniye n'abandi. Cyakoze bitewe n'uko mu nzira ifunganye harimo abandi bagenzi bari kugenda, nabo bakibwira ngo natwe turi muri iyo nzira. Niyo mpamvu muri kino gice nababwiye ngo tugiye kwigamo ibintu bitangaje. Harimo abantu bahagurutse mu Egiputa, ariko nk'uko babitubwiye abahagurutse mu Egiputa bose bari barakebwe. Kandi iki gihe Uwiteka abibwira Yosuwa yari yavuye mu Egiputa kandi yarakebwe. Hariho Kalebu yari yavuye mu Egiputa kandi yarakebwe. Bivuze ngo ababitegerezaga bakabona bari kumwe mu nzira, bumvaga nabo rwose bari kumwe mu nzira ifunganye, inzira yerekera ku bugingo buhoraho. Ariko bari abantu babiri batandukanye. Niyo mpamvu batubwiye ngo abo bantu bibwiraga ko bari mu nzira ifunganye. Mbese wowe wibwira ko uri mu yihe nzira? Sozo mu mibereho yawe ugereranije n'ab'isi, wumva uri mu yihe nzira? Wabona itandukaniro ryawe nabo ari irihe? Imikorere yabo ihabaniye he n'iyabo? Batwandikiye ngo abari babakikije bashoboraga kuvuga bati ntabwo batandukanye natwe, twese turi kimwe, twambara kimwe, tuvuga kimwe kandi dukora kimwe. Noneho umva umugabane w'abantu bari kuvuga ko bari mu rugendo rujya mu ijuru, ariko ab'isi babitegeza akavuga ati rwose ni copy paste, igisuzuguriro baragifite, ntaho dutandukaniye, kuko Imana bavuga bigisha ntiri mu bugingo bwabo. Niyo mpamvu twandikiwe amagambo akomeye atureba cyane. Batubwiye ngo abantu benshi bambaye imyenda myiza igaragara inyuma, abantu benshi bambaye imyenda myiza igaragara inyuma, nta kintu na kimwe bazi cyerekeye umurimo w'imbere ariwo giciro cyinshi mu maso y'Imana. Abantu benshi bigaragara ko ari ababwiriza, ko ari abaririmbyi, ko bafite inshingano nyinshi zitandukanye tutarondoye, inyuma biragaragara neza yuko bambaye imyambaro idasanzwe, ariko batubwiye ngo nta kintu na kimwe bazi cy'umurimo Uwiteka akorera imbere mu bugingo. Ni abantu utabaza ubuhamya bw'ukuntu Imana agendereye imitima yabo ngo babutange, uretse gusa kuba baribonye mu idini bakarikunda bagakora ibyaryo, ntabwo bazi iby'umurimo w'ubuntu ukorera imbere mu mutima. Uko ugenda ntabyo bazi, uko Imana ihindura umutima ntabyo bazi, ariko iby'inyuma byo nyine barabifite biragaragara. Ariko nk'imbere mu bugingo nta bunararibonye bw'ukuntu Imana ihindura umutima bafite. Se wowe tuti muvandimwe, wowe wawe ufite ubunararibonye cyangwa nawe igisuzuguriro kiracyahari? Ariko Uwiteka arakurarika kuko yifuza kuguha itangiriro rishyashya ry'imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Umwenda mwiza bambaye utwikiriye umutima w'icyaha kandi urwaye, wuzuye ubwirasi ndetse n'ubwibone. Ntibasobanukiwe n'icyo gushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye uburyo bw'Imana bisobanuye. Mbega akaga! Bakomeje batubwira ngo aba bantu benshi biyita abakristo, ariko ni abakristo bo ku izina gusa. Mwandi magambo, bambaye umwambaro wa gikristo, ariko ntabwo bafite Kristo muri bo, ntabwo bahindutse. Suzuma imibereho yawe, hari uguhinduka kwigeze kuboneka mu bugingo bwawe? Kandi nshuti muvandimwe, mu gihe twitegura kwambuka tujya muri gakondo yacu yo mu ijuru, nta muntu uzabasha kuyinjiramo keretse gusa yarahinduwe n'ubuntu bw'Imana kandi imbaraga y'Imana ikorera mu bugingo bwe.
kuko imbaraga y'Imana ntizabasha kumuterura imukure mu isi imujyane mu ijuru. Niyo mpamvu nkurarikira kwisuzuma cyane no kugenzura niba koko ufite imibereho yahindutse, ufite imibereho yahinduwe n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo bahindutse, batubwiye ngo bariyemera, ntibicara ku birenge bya Yesu kugira ngo bamwigireho nk'uko Mariya yabikoze, ntibiteguye kugaruka kwa Yesu. Ni abantu bambaye imyambaro yanditseho ngo uwapfuye ku by'isi, Yesu rya byose biri bugufi namwe nimwitegure, ariko akaba atiteguye kugaruka kwa Yesu. Inshuti muvandimwe, kwitegura kwawe ni ukuhe? Imikorere yawe ni iyihe? Imivugire yawe ni iyihe? Suzuma urebe niba imvugo yawe n'imyitwarire yawe bigaragaza ko uri umuntu ukwiriye kuzamuka ikirere. Suzuma urebe niba koko byerekana neza yuko uri umukandida ukwiye gutura mu ijuru. Tugaruke mu gice turiho, batubwiye umugabane w'abantu bari baravuye mu Egiputa barakebwe, ariko batubwiye ngo baragiye bazerera mu butayu imyaka 40, ngo biza kurangira bose baguye mu butayu. Batubwiye impamvu yabiteye, ngo ntabwo bigeze bumvira. Iyi ngingo irakomeye kandi iratureba. Hari umugabane w'abantu benshi bagize itangiriro ryiza rya gikirisito, batangiye urugendo rwa gikirisito, umwuka w'Imana yamaze kumurikira imitima yabo, bamaze gusobanukirwa yuko ari abanyabyaha bakwiriye ubuntu bw'Imana, bamaze gusobanukirwa ububi bw'icyaha bifuza no kugihunga, hanyuma bisunga igitambo cya Kristo, bagirirwa ubuntu, bakira imbabazi z'Imana, bagirirwa ubuntu, bahabwa umutima mushya. Ariko bakomeje urugendo, aho kugira ngo bakomeze kumvira, bayoba inzira, imitima yabo iratakara. Uyu mugabane ni w'abantu batangiye neza ariko batagize kumvira mu rugendo rwabo. Tumuvandimwe, itangiriro ni ryiza ariko rikomeza kuba ryiza iyo mu rugendo rwawe ukurikije amabwiriza wahawe n'ukuyoboye mu rugendo. Hari benshi bicaye bafite ubuhamya bwa kera bavuga ko Imana yigeze kubagirira neza, ariko uyu munsi ukaba utamenya aho bahagaze n'aho bari bitewe n'uko babuze kumvira. Uyu mugabane wakoze urugendo runini barananirwa, ariko biza kurangira n'ubundi batinjiye muri Kanani kuko ntabwo bigeze bashimwa. Niyo mpamvu ibyanditswe byera byaratwandikiye mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 ure ku murongo wa mbere, batwandikiye neza yuko batubereye akabarore. Batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Batwandikiye ngo bene data, sinshidikanya ko mutamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira rya byo kurya by'umwuka na rya byo kunywa by'umwuka, kuko banyuraga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Umurongo wa 5, ariko abenshi muri bo ntiyabashimye, Imana ntiyabashimye, byo cyatumye barimbukira mu butayu. Nguyu umugabane w'abantu bahagurutse neza bamaze gukebwa, bakabatirizwa mu nyanja itukura, bamaze kwambara bakayoborwa n'inkingi y'igicu, bagasangira ibyo kurya by'umwuka, bakanywa ibyo kurya by'umwuka, kandi igitare cyabakurikiraga ari cyo Kristo. Aba bantu bateye agahinda, nubwo bagize umugabane wo kubona ibi byose, batubwiye ikintu gikomeye ngo ariko benshi barimbukiye mu butayu ngo kuko Imana itabashimye. Niyo mpamvu imibereho yo kwiyegurira Kristo ni imibereho ikomeza. Kwiyegurira Kristo, iyo umwiyeguriye by'igice ukamwiyegurira uyu munsi bikarangirira aho ngaho, biza kurangira itangiriro ryawe nubwo ari ryiza ritagize agaciro. Biza kurangira kuba warabaye umuntu ufite imibereho
inezeza Imana hashize ntacyo bimaze. Niyo mpamvu ukwiriye gusuzuma urugendo rwawe ukareba ngo uyu munsi mpagaze nte, uyu munsi ndi kwitwara gute, uyu munsi mfite iyihe myitwarire, uyu munsi mbese ubukristo mfite ntari ubw'umuhango gusa, cyangwa ni ubukristo buherekejwe n'imbaraga y'Imana, kandi koko imbaraga y'Imana ikabikorera mu bugingo bwacu. Uyu mugabane wahuye n'ingorane mu nzira, ukora urugendo uvunikira ubusa, n'ubundi urimbukira mu butayu. Mbega kuruhira ubusa benshi bazahura nako, ariko Uwiteka akuturinde, Uwiteka atugirire neza, aduhe gukomeza mu rugendo dukiranuka. Niba uzi ko waratangiye urugendo rwa Kristo, ndagusabira ngo Uwiteka agukomereze muri uru rugendo, kandi agufate ukuboko kugeza ubwo azakugeza i Kanani. Kandi niba nawe uri mu rugendo warabonye abandi bagenda, nawe ukagenda ariko utaratangiye urugendo, ndakugira inama ngo wongere guca bugufi, wibaza uti mbese urugendo rwanjye ruzasoreza hehe? Umugabo umwe witwa Ntabwenge yabonye abagenzi bagenda bajya mu ijuru, nawe afata urugendo aragenda. Ahuye na Mukristo ati mbese nshuti muvandimwe, urava hehe ukajya hehe? Aramubwira ati ndava mu gihugu cyacu kandi ndi kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Icyifuzo yagize cyo kuva mu gihugu cy'iwabo akagenda ni cyiza, kandi no ko yarifuje gakondo yo mu ijuru ni byiza, ariko yabajije ikibazo ngo mbese waba anyuze ku irembo rasukirwaho? Irembo rasukirwaho muri icyo gitabo banditse ngo rya irembo ryo kwihana. Atekereje yumva iryo rembo ntarizi, abazwa ikibazo cya kabiri ati mbese waba yageze ku musaraba? Ntabwo byari gushoboka ko agera ku musaraba kandi atarihanye, kuko kwihana kubabarirwa kubanziriza kwihana, kandi nta handi tubabarirwa ni ku gitambo cy'i Karuvari. Niyo mpamvu mu gihe cyose umuntu atageze ku irembo, aho yumva umutima we wifuje kwihana, aho yumva umutima we ugize agahinda, aho umutima we wumva uzinutswe icyaha ngo wifuze kubabarirwa n'Imana, uwo mutima uracyari kure cyane. Arangije aramubwira ati ngewe icyo nzi ni kimwe, nubwo ntanyuze ku irembo rasukirwaho, iryo rembo ryo kwihana, ati kandi nubwo ntageze no ku musaraba, ariko ngewe nzi neza yuko nzagera ku rurembo rwo mu ijuru. Arabaza ikibazo cya kabiri ati se none nugera ku rurembo uzerekana iki? Twebwe ko twahawe umuzingo uzatuyobora mu nzira, tugahabwa urwandiko tuzerekana, wewe nuhagira uzerekana iki? Afite ngewe icyo nzi nuko nimpagira bazankingurira. Nakubwiriza ukuri, yakomeje urugendo, ariko bazatubwira ngo ageze ku marembo y'ijuru, babaza ati mbese urwandiko wahawe na nyiri ururembo ruri hehe? Ngo nuko arisakasaka ararubura. Nguko uko bizagendekera abantu bose bagiye mu rugendo rwa Kristo, ariko gatanga ka mbere ariko guhinduka k'umutima, ariko byago bwa kabiri bitarakorewe mu mibereho yabo. Uwo mugabo nuko byagenda kose bazagera mu nzira, nibigera ku iherezo basanga inzira irabanye ntibabasha gukomeza. Bifuze kuba barakoze icyo kibanze kandi bitagishoboka. Niyo mpamvu dukwiriye guturiza imbere y'Imana. Uwari wese akavuga ati mbese naba naratangiye urugendo rwa Kristo. Kabiri, mbese ko Uwiteka yabwiye Yosuwa ati aba bantu ntabwo bajya guhangana n'urugamba ruheruka batarakebwe, ngaho shaka ibuye ubakebe. Ni ijambo rikubwirwa uyu munsi ko nawe bitagushobokera guhangana n'urugamba ruheruka hatarabonetse ihinduka ryo mu mibereho, hatarabonetse kwakira ubuntu bw'Imana buhindura umutima n'intekerezo, utarakiriye imbaraga y'Imana igushoboza kuzatsinda. Niyo mpamvu dushaka twashira agapira hasi tukibaza ngo mbese umutima wanjye uhagaze ku Mana. Aho sinabonye abandi bagenda nanjye nkagenda, aho sinabonye mvukiye mu itorero gakomeza urugendo nkagira ngo ndi umukristo,
aho sinabonye bandarikira kuvuga ngo iri dini ndimo rirapfuye nkarivamo nkajya mu rindi, ariko ugasanga kuva hamwe uva ahandi umeze nk'uwavuye mu gihuru kimwe kirimo inzoka ukajya mu kindi kirimo indi nyamaswa y'inkazi. Suzuma imibereho yawe ufite umuvandimwe, urebe uko uhagaze imbere y'Imana. Niyo mpamvu itegeko Kristo yabwiye Yosuwa ati abantu babasha guhangana n'urugamba ruheruka, natwe Uwiteka akwitegereza akabona kurutsinda ntabwo bishoboka. Akavuga ati mfite bavandimwe, Uwiteka akavuga ati ndi kongera kubararika ngo nyaboneka mukeneye kugira umutima mushya, nyaboneka mukwiye guhinduka mu mibereho, nyaboneka mukwiye kureka ubukristo bw'umuhango mukagira ubukristo bwuzuye umwuka. Niyo mpamvu njye nawe araturarika kandi aradushaka, kandi azi imitima yacu, azi neza yuko itigeze ihinduka, ariko ari kuvuga ngo ijambo ryanjye ndifuza ko ryongera guhindura imibereho yanyu. Niyo mpamvu dukwiriye kwakira ubuntu bw'Imana, niyo mpamvu irarika ry'Imana rikwiriye kuba ikubagaho mu mitima yacu, tukwifuza kugira ngo ubwo twifuza kwambuka twifuze no guhinduka, twifuze kwakira imico ya Kristo. Kandi iki gikorwa kimaze gukorerwa aba bantu, Uwiteka atangaje ati noneho ndi kubona mugize imibereho itandukanye n'iy'abandi, ndi kubona mugize imibereho itandukanye n'iy'abisi. Ubu noneho muhindutse abantu babasha guhangana na Yeriko kandi mukayiritura. Niyo mpamvu natwe uyu murimo dukeneye kwifuza ko ukora mu bugingo bwacu. Uwiteka akwitegereza agasanga nta gukebwa dufite, ariko araturarikira gukebwa, araturarikira kwakira imbaraga y'Imana, araturarikira guhinduka bundi bushya. Niyo mpamvu twahawe inama imwe, baratubwira ngo nabonye uko umuntu ashobora guhabwa ubuntu bwa Kristo. Bavuga ngo jya hiherereye mu cyumba cyawe, maze uraho wenyine winginga Imana, uyibwira uti undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Batubwiye ngo senga n'umwete kandi ntugire icyo usiga, fungurira Imana umutima wawe. Ndakubwiza ukuri, aba bantu kugira ngo bakebwe byasabye ko bambika ubusa. Bamaze kubambika ubusa, babakorera uyu murimo udasanzwe. Wari umurimo usaba guca bugufi, wari umurimo usaba kwiyoroshya, wari umurimo ubabaje, kuko nawe urimo kugira ngo ufate ibuye urikebeshe umuntu, nta kinya byasabye kumutera, byamusabye kubabara. Niyo mpamvu natwe tutasabwa ikintu gikomeye, dukeneye kwambarira Imana ubusa. Kandi nayo yavuze ati icyo upfa kimwe ni uko wemera ibyaha byawe. Icyizere ridusaba ni ukwemera ibyaha byacu. Ndakwingingira kuza imbere y'Imana uciye bugufi, ndakwingingira kuza imbere y'Imana wifuza kugira ngo igire icyo ugukorera. Batubwiye ngo zi imbere y'Imana winginga uvuga uti Imana ndememo umutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Kandi batubwiye ngo ntugire icyo usiga. Bavuze ngo gusengana umwete bitsinda byinshi, ngo kora nka Yakobo maze ukirane mu isengesho, shengurwa n'umubabaro. Bavuze ngo mu gashyamba Yesu yavuye ibyuya by'amaraso, ngo nawe ugomba gushiraho umwete. Niba wifuza umutima mushya, umwete wawe urakenewe. Kandi Uwiteka ari kukurarika kuza imbere avuga uti Mana undememo umutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Reka Uwiteka atugenderere. Bavuze ngo nimuze n'ingoga, kandi igihe muzumva rwose ko hatabaye gufashwa n'Imana mwazarimbuka, igihe mwahagizwa no gushaka Uwiteka nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka isoko y'amazi, ubwo nibwo Uwiteka azabaha imbaraga bidatinze. Byumvikana neza yuko ijuru ryasezeranye imbaraga kandi ryifuza kuyisoza muri twebwe. Niyo mpamvu nkarajya kugira ngo inama ibyanditswe byera biduhaye tuyishyire mu bikorwa.
nk'uko igihe Yose avuga ati nyaboneka muze mukebwe abantu baje bihuta, niko natwe dukeneye kwihuta cyane dusanga Imana, tuyinginga ngo Mana, imitima yacu irahumanye uduhumanure, imitima yacu iranduye udukoremo umutima ukomeye, uduha umutima mushya. Uwiteka binshoboze, nawe bigushoboze. Nawe wifuza Kanani yo mu ijuru, nawe wifuza kuzaturana n'abera, ndakwinginze kugira ngo mu mitima yacu havuke icyifuzo cyo kwifuza kwera no gukiranuka. Uwiteka bidushoboze, kandi ubuntu bwe busabe muri twebwe, mu izina rya Yesu. Kadusenge. Uwiteka umwami wacu, umukiza ukiranuka, uhabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ni ukuri, natwe turifuza kuba abanyakuri. Utubyarisha umwuka wawe wera, uduhinduragaho ubugingo buhoraho, kandi uduhe kwisunga igitambo cy'i Karuvali. Twese imitima yacu yahindutse akahebwe, ariko uyu mwanya wongeye kutubarika ngo ninjye murenyi w'imitima misha. Tuje aho uri, utugirire neza. Twambika imbaraga itsinda, twambika imbaraga inesha, uduhe kwifuza gakondo yo mu ijuru, uduhe guhindukagaho ubugingo buhoraho, kandi utuzure nk'uko wasezeranye. Ijambo ryawe udushoze rihinduka inyundo imenagura urutare, kandi uduhe korohera imbere yawe, uduhe kukumvira muri byose, Mwuka wera tuyobore, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Turashima Imana ku byo yakoze. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube, washyira mu ishakiro ugashakisha abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook, ndetse n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo muri uno mwaka wa 2025, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Reba ku isi hose haratwereka ibimenyetso ko ari hafi kuza. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org, email abahamyakristo@gmail.com. Kuri telefoni ni uguteranya 1 7 7 856 679. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka akomeze bahaze ibyiza, mukomeze mugire ubuzima buzira umuze, kandi mukomeze mwamamaze ibya Yesu.